Ushobora kuba utari ubizi gusoma inshuro nyinshi ku munsi kandi ni nke cyane umenye yuko wahumbije amaso. Ndetse kandi igitangaje kuva utangiye kureba ino video amasegonda make cyane wahumbijemo inshuro nyinshi kandi nta na rimwe wigeze ubimenya. Guhumbya ushobora kuba wumva ari nk'akantu gato koroheje cyane, gusa ni kimwe mu bintu by'ingenzi umubiri wacu ukora kandi tutajya tumenya. Ubundi bivugwa ko umuntu muzima udafite ikibazo ashobora kuba yahumbya hagati y'inshuro 15 na 20 buri munota. Ubwo ngubwo rero ibi bintu bisobanuye yuko umuntu ashobora kuba yahumbya inshuro 10,000 ku munsi. None wakwibaza ngo rero ni ukubera iki tutajya tubyumva, mbese twanabyumva tukabyumva gake. Ibanga ubundi rishe mu mutwe yacu cyane cyane mu bwonko kandi ntabwo twabimenya. Njye ndi Fabric ikaze. Iyo uhumbije amaso ubundi biba mu gihe gito cyane munsi y'isegonda ku buryo utabimenya, ndetse kandi iki gihe ubwonko bwakira amakuru make cyane avuye mu maso. Gusa kuko ibi ngibi biba mu gihe gito cyane bituma ubwonko bwawe butabura amakuru menshi, ndetse kandi bigatuma wowe utibona nko mu kizima kuko nyine uhita wongera ukabona urumuri ku muvuduko mwinshi. Tekereza nawe uramutse wakije itara ukongera ukarifunga ukongera ukaryansa inshuro nyinshi ku munsi. Ibintu byaba bisa nkaho biri kukubangamira kuko byatangiye kukuvanga mu mutwe. Aha rero n'ubwonko bwawe bufata hantu hajemo ikizima ugashyiramo ya mashusho wari uri kureba mu kanya gashize kugira ngo bisebe icyuho cy'ahandi uri kubona habura amashusho ahubwo wari kubona mu mwijima. Niyo mpamvu rero iyo uhumbije nk'amaso utajya ubyitaho kuko ubona nta kintu na kimwe gihindutse. Guhumbya ntabwo bijyanye no kureba gusa, ahubwo guhumbya bifite n'umumaro kuba bwakwirakwiza amarira mu maso yawe. Ibi nibyo bituma amaso yawe ahora ameze neza nta kibazo, asukuye ndetse kandi harimo amazi ameze neza hatoshye. Bituma nta mwanda winjira mu maso yawe cyangwa utundi duce tudakenewe. Ubwo bisobanuye ko tudahumbya amaso nka gutyo twabivuze, amaso yawe yazatangira kuma agahura n'indwara nyinshi ndetse agatangira guhura n'ubundi buribwe. Ubundi uburyo duhumbya amaso yacu bishobora kuba byahinduka bitewe n'ibyo turimo turakora. Nk'urugero, iyo urimo urasoma nk'ibitabo, urimo urakoresha telefone cyangwa urimo urareba nka filime, uhumbya gake cyane gashoboka kubera yuko ubwonko bwawe urimo burafokasinga ku kintu kimwe cyangwa se bwiteye ku kintu kimwe. Niyo mpamvu iyo umaze umwanya munini cyane urimo urareba nka televiziyo utangira kumva amaso yawe ananiwe cyane kandi asa nk'ayumye. Gusa nk'iyo urimo uravuga, urimo uraruhuka cyangwa se uritekereza bisanzwe, ushobora guhumbya amaso inshuro nyinshi. Abahanga banamenye yuko guhumbya amaso bishobora kuba bifitanye isano n'amarangamutima. Abantu bashobora kuba bahumbya amaso inshuro nyinshi mu gihe bafite ubwoba, batunguwe cyangwa se bari kuri pressure nyinshi. Njye nari Fabric, dukurikiye ku mbuga zose cyane cyane YouTube na TikTok.